ubuzima, mu gace twahariye ubuzima hari umuntu wabajije ku ndwara yitwa urukundo. Indwara y'urukundo reka tuba ariyo tuganira. Hari indwara nigeze kubigishaho kera, nkeka ko ari kera cyane, ariko nayo ifitanye isano n'iyi ngiyi. Muzi indwara yitwa hysteria cyangwa se hysteri. Mbere nabigishije kuri indwara y'urukundo, ndi kubigisha uburyo igira ahantu ihurira n'indwara y'umutima, ikagira ahantu ihurira n'indwara yo kurwara igifu, ikanagira ahantu ihurira n'indwara yo kurwara indwara zishamikiye ku bihaha. Twabonye ko amarangamutima y'urukundo, igice cy'ubwonko kiyagenzura, ni nacyo gice kigenzura umutima, kikagenzura ibihaha, kikagenzura n'igifu. Burya kurwara urukundo nko mu mashuri matoya cyangwa se nk'amashuri wenda yisumbuye, mwajyaga mwumva ngo umuntu yarwaye urukundo, ngo yarwaye amour, cyangwa se love sickness. Bajyaga babyita ngo ni ukugurutsa indege cyangwa se amadayimoni, ibintu byo kwisaza n'andi mazina atandukanye. Nibyo rero bajya bavuga ko umuntu arwaye indwara y'urukundo. Ubundi ni indwara zoroheje zifata imitekerereze, ariko nanone zishobora kugira ingaruka no ku mubiri usanzwe. Ubundi cyitwa indwara y'urukundo ni bimwe mu bimenyetso by'indwara ya hysteria cyangwa se hysteri. Ni imwe mu ndwara zo mu mutwe zoroheje ariko zishobora kuvugisha umubiri. Ni ukuvuga ko ibimenyetso byazo bigaragara ku mubiri nyuma, ariko ikibazo kiri mu mitekerereze. Iyi ndwara yibasira cyane cyane abagore cyangwa se abakobwa bakiri batoya, uretse ko n'umuntu ashobora kuyikurana umuntu akayikurana ikazamwibasira ari n'umuntu mukuru. Iyi ndwara iterwa ahanini nuko umuntu atabasha kwakira neza urukundo afitiye umuntu runaka. Ikindi nanone ishobora gutangira umuntu atabasha kwakira neza urukundo rw'ababyeyi be, nko kwa kundi abana barerwa nabi, ugasanga umwana ari papa ari mama, ntabone urukundo rwa kibyeyi mu buryo buhagije, ashobora kuzageza ubwo arwara iyi ndwara y'urukundo, cyane cyane nk'urukundo rwa mama we. Iyo umwana atabonye urukundo ruhagije rwa mama we, haba hari ibyago byinshi by'uko yazarwara iyi ndwara y'urukundo amaze gukura. Kurera umwana nabi kw'ababyeyi, kutamuha urukundo rwa kibyeyi, ni bimwe mu mpamvu umuntu yavuga ko ari nk'izibanze z'iyi ndwara. Ishobora kandi guterwa no ko umuntu wenda ashobora kwigiramo urukundo rwinshi, ariko umukunzi we akaba atamuri hafi muri icyo gihe, cyangwa se ugasanga umuntu hari uwo ari gukunda muri iyo minsi, ariko uwo nguwo ari gukunda we ntabwo amwiyumvamo. Kimwe nuko ushobora kuba umukunda ariko we akaba atabizi, ukaba umukunda ariko utarabimubwiye, cyangwa se akaba abizi ariko we atagukunda. Kwa kundi ukunda utagukunda, bikamera nk'imvura iri kugwa mu ishyamba. Ikindi kintu gitera iyi ndwara ni uko umuntu aba ari gutekereza cyane ku muntu umwe, ni umuntu umwe akunda. Iyi ndwara kandi umuntu ashobora no kuyirwara igihe yatandukanye n'umukunzi we, cyangwa se akaba yarapfushije nk'umukunzi we kandi yari akimufitiye urukundo rukomeye cyane. Uretse no ku bantu, iyi ndwara ishobora no kukwibasira mu gihe wakunze ikintu runaka. Si no ku bantu gusa, ushobora gukunda inyamaswa runaka. Urugero nko ku bantu borora bacirira imbwa, ashobora gukunda imbwa cyane akayikunda, yayibura akaba yagera ku rwego arwara iyi ndwara. Nko mu bihugu byateye imbere bikunda kubaho, hari uburyo umuntu yihebera nk'inyamaswa runaka yanayibura, ubuzima rwose bukaba bwahagarara. Mu minsi ishize nigeze kumva umukinnyi w'umupira w'amaguru byagoranye yuko yasinya kontra bitewe n'uko mu gihugu yagombaga kujya gukinamo imbwa atunze, cyangwa se ubwoko bw'imbwa atunze butari bwemewe. Uwo muntu rero ashobora no kugera ku rwego agirira urukundo iyo mbwa, kugeza ku rwego nawe arwara iyi ndwara y'urukundo. Si n'imbwa gusa, n'amatungo atandukanye. Ushobora gukunda inka cyane, uzarebe nka wa mwana wo mu Bigogwe akunda inka cyane, nawe ashobora kugira urukundo inka cyane, kugeza ku rwego nawe hari nk'inka yakunda yayibura, bikaba byamutera iyi ndwara y'urukundo. Nta nubwo ari no ku matungo gusa, no ku bintu bisanzwe. Ushobora gukunda imodoka runaka, ugakunda inzu runaka, nyine ikintu cyose wakunda mu buryo bw'indengakamere, ariko urwo rukundo utanze ntirukugarukire
nk'uko wenda warwifuzaga, bikaba byagorana yuko kubyakira byakorohera, hanyuma iyo myivumbagatanya yo mu bwonko rero igateza ibibazo amagara cyangwa se umubiri muri rusange. Akenshi ibimenyetso by'iyi ndwara, iyo umuntu afite iyi ndwara akenera cyane ko abantu bamwitaho, agakenera urukundo rwinshi, akagira ibimenyetso binateye n'ubwoba, harimo nko kwikubita hasi. Najyaga mubibona mu mashuri, umuntu agahuruduka akikubita hasi, agatsepfura bikabije, cyangwa se akananirwa kugenda, agatakaza ibyiyumviro, akavugishwa, akananirwa kureba, akarwara umutwe, akababara mu nda, agacibwamo, ntashake kurya, akagira ibicurane bikamwadukira cyane, kandi rimwe na rimwe atari asanzwe abirwaye, rimwe na rimwe akagira iseseme. Usanga umuntu urwaye indwara nta muntu ashaka kuvugisha, cyangwa se ugasanga aririza, arimo ararira bya buri kanya kandi nta mpamvu ifatika. Ashobora no guhahamuka, akagira agahinda gakabije, akigunga, akababara ingingo, akagira indwara zo mu bwonko n'ibindi bitandukanye. Byose rero bigasa naho umuntu ari kubyikoresha, ariko nyamara umuntu yavuga ko ari nk'uburyo ubwonko buba buri gukoresha kugira ngo umuntu abashe kwiyitaho bitewe n'ihungabana yagize mu bijyanye n'amarangamutima ye. Kutabasha guhangana n'ibibazo rero umuntu ahura nabyo mu buzima, nko kwanga kujya ku kazi, nabyo bishobora kwibasira umuntu warwaye iyi ndwara, akarwara kugeza ubwo bamujyana kwa muganga, yagerayo bagapima bakabura indwara. Kubura indwara rero ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu n'ubundi arwaye indwara y'urukundo. Iyo ngiyo yitwa indege cyangwa se hysteria. Ibi biba mu mpande zitandukanye z'ubuzima, mu kazi, mu rugo, mu bashakanye, mu buzima bw'urukundo ku bakiri batoya, bishobora kubaho rero. Iyi ndwara rero ivurwa n'abaganga mu mitekerereze n'imyitwarire, bariya ba psychologue. Akenshi no mu kuyivura bakoresha ibiganiro, hari ibiganiro bivura, ibyo bita psychotherapy. Ni ukuvura iyi ndwara hifashishijwe ibiganiro, nta miti ikenerwa rwose. Imiti bashobora kuyikenera, ariko hakundi baguha imiti itabasha kwica, itabasha no gukiza. Ni nka rwa rushinge rw'amazi, ni ukugira ngo umurwayi gusa bamwereke ko hari ikintu bamumariye, nyamara nta kintu na kimwe bamumariye, ahubwo ari kugira ngo imitekerereze ye wenda ihinduke. Nabwo ni uburyo abaganga bajya bakoresha. Hakoresha uburyo rero bwa gihanga kugira ngo hamenyekane aho ikibazo kiri nyirizina. Ikindi ni uko imibanire ye n'umuganga uri kumuvura bishobora kugira ikintu byafasha cyane kurushaho. Bishobora rwose kumuvura nka biriya byo kubahiriza gahunda, kumuganiriza neza n'ibindi bitandukanye. Ibi byose biba bigamije gufasha umurwayi kumera nk'aho akuze mu mutwe, kuba munini kuruta imyumvire cyangwa se ibyo yishyiramo, ku buryo agera ku rwego abasha guhangana n'ubuzima uko bwaba bumeze bwose, adasubiye ibwana, niba ariko nabivuga. Ikindi ni uko nk'iyo abonye nk'umuntu yasariye, niba ariko nabivuga, ibimenyetso by'indwara biragabanuka cyangwa se bikaba byanakira burundu. Bitewe rero n'icyayiteye, bisaba ko abantu be ba hafi nk'ababyeyi be, abavandimwe be bamuba hafi, ndetse n'abandi bantu bamufiteho inshingano. Bisaba ko abona iby'ibanze by'ubuzima, cyane cyane gukundwa no kumufasha kumenya gufata ibyemezo. Niyo mpamvu burya ari byiza yuko abantu bitabwaho cyangwa se bakagaragarizwa urukundo mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu rwego rwo kwirinda yuko izi ndwara nazo zabibasira. Akaba rero ari bimwe mu byo umuntu yavuga kuri ibi bijyanye n'iyi ndwara. Mu gihe utayivuje ushobora kuvamo ikigomeke, niba ariko nabivuga, bikaba byanakugora gufata ibyemezo, rimwe na rimwe bikaba byanagira ingaruka no ku bana uzabyara. Niyo mpamvu iyi ndwara ari ngombwa yuko usanga abaganga cyangwa se abahanga mu by'imitekerereze bakagufasha mu gihe wiyumvamo ibimenyetso by'iyi ndwara. Kubera ko iyo utayivuje ugakomeza kubana nayo, yangiza byinshi mu buzima. Ntushobora gutera imbere mu gihe waganjwe n'ibyiyumvo nk'ibi ngibi. Iyi ndwara yanateza izindi ngaruka zica mu gihe kirekire, bihereye nanone ku rukundo. Urukundo rutagenze neza rushobora kubangamira ibindi bice by'umubiri, birimo umutima, birimo ibihaha ndetse n'igifu cyane cyane. Nababwiye ko igice gishinzwe kugenzura iby'urukundo mu bwonko nacyo kigenzura umutima, ibihaha n'igifu. Iyo rero ugize ingorane urukundo ntirugende neza, uko byagenda kose ibice bigenzurwa n'icyo gice cy'ubwonko birahazaharira.
niyo mpamvu umuntu urwaye indege ahumeka insigane, igifu kikamurya n'umutima ukadihagura. No ku bantu barwara igifu batarashaka, mujya mubyumva ngo iyo umuntu ngo ashatse yarwaraga igifu ngo igifu kirakira. Ugasanga umukobwa igifu cyari cyaramuzengereje, ariko yagera mu rugo amaze kubona umugabo, niba ariko nabivuga, igifu ngo cyarakize kandi nta miti yigeze anywa. Yamara gushaka bigakira. Impamvu nuko icyo gifu kiba giterwa nuko hari ihungabana nyine rishingiye ku rukundo. Hari ibitameze neza mu buzima bw'urukundo, wenda urajagaraye, wenda wananiwe gufata umwanzuro n'ibindi bitandukanye. Noneho igihe ufatiye umwanzuro, noneho ugiye mu rugo rwawe, iryo hungabana rikavaho, igifu kigakira. Ni ukuvuga icyo gifu kiba giterwa n'imimerere y'iby'ubwonko mu bijyanye n'amarangamutima yawe bitameze neza. Wagera mu rugo rero cya gifu kigakira. Hari imisemburo yitwa adrenaline ndetse n'izindi hormone zirekurwa mu gihe cy'umunaniro n'ibibazo zishobora kugera ku mutima cyane, bikaba bishobora kugira ingaruka zo gutuma tension yiyongera mu gihe umuntu afite ihungabana rishamikiye cyane kuri ibijyanye n'urukundo. Uwo munaniro rero uko ukomeza kwiyongera bishobora kunaniza umutima mpaka bibaye indwara ku mutima, ishobora no kuzageza ku rupfu. Mu bushakashatsi bwakozwe ku bantu barenga 1.5 miliyoni z'abantu bari hagati y'imyaka 35 na 84, bwagaragaje ko mu mezi 6 umuntu apfushije nk'umukunzi we cyangwa uwo bashakanye yakundaga cyane ashobora kugira ibibazo bishamikiye cyane ku mutima. Ni ukuvuga gutandukana n'uwo mwashakanye, gukora divorce, kumupfusha se, haba hari ibyago byinshi niba wamukundaga cyane yuko ushobora kuzibasirwa n'indwara zishamikiye cyane ku mutima. Iyo bitari izishamikiye cyane ku mutima, biba ari izishamikiye cyane ku gifu. Iyo atari izishamikiye ku gifu, biba ari izishamikiye cyane ku bijyanye n'imyanya y'ubuhumekero. Ashobora kurwara indwara zishamikiye cyane ku bijyanye n'imyanya y'ubuhumekero, kubera ko cya gice kigenzura iby'amarangamutima ashingiye ku rukundo nacyo kigenzura ibyo bice bitatu mvuze haruguru. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bubigaragaza. Iyo mubashije kurambana mukundana, haba hari ibyago bike cyane byo kuba warwara indwara zishamikiye kuri ibyo bice navugaga haruguru: igifu, umutima n'ibihaha. Mu gihe rero wisanze warwaye iyi ndwara y'urukundo, hari ibintu uba usabwa kwitwararikamo na mbere y'uko wegera muganga. Nawe ubwawe ushobora kwivura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano abahanga bagushishikariza yuko ugomba kwirinda kunywa ibinyobwa bikabura ubwonko n'ibiribwa bikabura ubwonko, ukabigendamo gake. Akenshi iyo urebye ibinyobwa bikabura ubwonko, aba ari ibinyobwa bisembuye cyangwa ibinyobwa birimo ibi bintu bisharira. Urugero nk'ikawa. Ikawa burya nayo ikabura ubwonko, kafeyine irimo. Ibi binyobwa biba birimo tangawizi, ibi binyobwa byose bikabura ubwonko, ugomba kubyirinda. N'ibyo kurya bikabura ubwonko, ibirimo urusenda rurya gake. Ibinyobwa birimo amaside, ibingibi byakorewe mu nganda nabyo bigendamo gake, kubera ko bikabura ubwonko. Ukirinda n'ikintu cyose gishamikiye ku kiyobyabwenge, kubera ko noneho wishuye mu biyobyabwenge no gusara wasara. Hano bakagushishikariza kunywa amazi menshi ku munsi, kubera ko umuntu urwaye iyi ndwara aratekereza cyane, kandi iyo gutekereza cyane uba ukeneye amazi ahagije. Binabaye byiza wakora siporo. Niba usanzwe uzi nko gukina imikino runaka ukayihugiramo, hari uburyo bigufasha cyane guturisha umubiri n'ubwonko. Nanone kuryama ukaruhuka bihagije, ugakora ku buryo uzajya uryamira ku isaha imwe buri gihe, ukimenyereza no kubyukira ku isaha imwe buri gihe. Nabyo ni bimwe mu bintu byagufasha. Uramutse ubikurikije nk'iminsi 21 yikurikiranya, ubwawe ushobora no gukira rwose utiriwe unareba umuganga. Niba urwaye indwara y'urukundo, ugomba kwiyitaho cyane muri icyo gihe. Ariko nanone niba umukunzi wawe ari kure, ni ukuvuga urwaye indwara y'urukundo ariko umukunzi wawe ariho, nuko wenda mutari kumwe ako kanya, ubu ngubu byaroroshye. Mushobora kuvugana kuri telefone, mushobora kuvugana kuri WhatsApp call, mukavugana murebana. Ni nayo mpamvu banze indwara y'urukundo itagikunda kwibasira abantu cyane muri ibi bihe. Muri ibi bihe abantu wenda yibasira ni abantu bashakanye, akagera gutya agakora divorce kandi yaragikunda uwo nguwo bari barashakanye, cyangwa se agapfusha nk'umukunzi we. Ariko kubera ko ubu ngubu kuvugana n'umuntu murebana, ikoranabuhanga ryarabyoroheje, ntabwo bikimeze nka kera aho abantu bamaraga nk'amezi runaka batarahura.
ubu ngubu umuntu mukundana mushobora guhura mu buryo bworoshye, transport yaroroshye, kuvugana byaroroshye murebana, urumva niyo mpamvu bitagikaze cyane nk'uko byabaga bikaze kera. Gusa ntabwo wavuga ko iyi ndwara yarangiye, na n'ubu ngubu iracyahari. Hari n'ubwiru burya bubyishe inyuma, nabwo nzabugarukaho. Warakoze kubaza kino kibazo, ni ukugira ngo nyihereho mbere y'uko mbazanira ubwo bwiru bwihishe inyuma y'iyi ndwara y'urukundo. Ikindi, kuganira n'inshuti zawe cyangwa se b'abantu wiyumvamo cyane mu gihe urwaye iyi ndwara, nabyo ni bimwe mu bintu byagufasha. Ushobora gukora meditation yagufasha kurushaho. Nigeze kubigisha bira bya TOS meditation. Gukora TOS meditation byagufasha gukira vuba. Udashoboye gukora meditation wajya no gusenga. Burya gusenga biri mu bintu biturisha umubiri n'ubwonko, nabyo bikaba byahangana n'iyi ndwara muri rusange. Ariko iyo kurwara urukundo biturutse ku muntu wenda wakwanze, nibwo bikomera cyane. Iyo uwo mwakundanaga akwanze, aho hazaho nibyo nakwita igikomere. Ibyo byo bishobora gukira binatinze burya, niyo mpamvu bisaba psikologe akagukurikirana nko mu mezi 3. Ushobora kuba umaze gusubira ku murongo, kuvuga aragukurikirana, akakubwira imyitozo ugomba gukora, uburyo ukwiye kwitwara, uburyo akuganiriza. Bishobora kuba byagufasha cyane ukagera ku rwego ukira ibikomere. Hari umuhanga mu by'imitekerereze witwa Lisa Letesiye yigeze kubivuga ko nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga, ari byiza yuko wegera abahanga mu by'imitekerereze bakagufasha kurekura amarangamutima ufite akajya hanze. Wirinda kugumana amarangamutima mu mutima wawe. Muri make usa n'ukora ikiriyo ku mubano w'uwo muntu wamaze kurangira. Iyo umuntu mwakundanaga kwanza, uko byagenda kose ukora ikintu kimeze nk'ikiriyo cyo kumwibagirwa, amarangamutima ukayarekura. Nko mu Buyapani nigeze kubabwira ko haba ibyo bita crying clubs. Ni club abantu bajyamo bakarira. Nk'uko hari club abantu bajyamo bagiye kubyina no kwishima no gusinda, mu Buyapani haba ama club abantu bajyamo bagiye kurira. N'inshinga biriya bya TOS club, ako kantu umuntu ashobora kuzagashyiramo abantu bakajya baza baje kurira gusa. Baje kurira. Urumva nk'umuntu watandukanye n'uwo yakundaga agomba kuza gukora ikiriyo. Icyo kiriyo rero ujyayo bakakwereka amashusho ababaje, haba hari abahanga mu kukuganiriza kugeza ku rwego urira ukaboroga bikarangira. Kuko amarira ufunga none ahangaha kubera igikomere runaka, hari igihe aturikira hatari ngombwa. Nibyo ndi bavuga ngo hari igihe upfusha mama wawe nturire, wazapfusha imbwa ukarira cyane. Ni ukuvuga amarira wafunze wapfushije mama aturikiye ahatari ngombwa, kandi mbere y'uko aturika hari ibintu byinshi biba byarangiritse bitewe n'ayo marangamutima uba waragiye ufunga. Indwara nyinshi rero zifata ku mitekerereze niko bigenda. Iyo bigenze gutyo, wirinda kugumana amarangamutima muri wowe, ahubwo ukayarekura. Iyo uyarekuye hari uburyo bifasha rwose mu buzima, bikaba byagufasha gukira. Kandi burya ibikomere nibyo bivamo kuzinukwa. Nigeze kubabwira ko ndwanya kuzinukwa. Kuzinukwa ntabwo ari ikintu cyiza mu buzima, ntabwo bituma wumva icyanga cy'ubuzima neza. Nigeze kubabwira ko ibikomere watewe n'umugabo bikizwa n'undi mugabo. Ni kimwe n'uko ibikomere watewe n'umugore bikizwa n'undi mugore. Ibikomere watewe no guhomba bikizwa no kunguka. Iyo wahombye miliyoni ukunguka miliyoni 5 mu myaka runaka, ibikomere bya miliyoni bivaho. Ibikomere watewe n'urupfu bikizwa n'ubuzima. Iyo ubayeho neza ukagira ubuzima bwiza ukishimira ubuzima, bya bikomere watewe n'urupfu bivaho. Nuko nk'uko ubuzima bumeze, niyo formule nta yindi. Ibikomere watewe no guhomba bikizwa no kunguka. Ugomba kwiyandayanda rero, nta mpamvu yo kuzinukwa. Ngo niba ngo umugabo umwe byaranze ngo ubwo bose ngo nta kigenda, ngo abagabo bose ni bamwe, ngo abagore bose ni bamwe, umuntu umwe niba yaraguhemukiye ntabwo ariko abantu bose bazaguhemukira. Mu bantu bose habamo abantu bose. Mu bantu bose habamo abeza hakabamo n'ababi. Ugize gutyo ugafata abapasiteri 100 icyarimwe, si abakozi b'Imana, ntabwo waburamo amabandi. Kimwe no gufasha amabandi 100 ntabwo waburamo abavugabutumwa. Mu bantu bose rero habamo abantu bose. Wahuye n'umuntu umwe ariko ntabwo wahuye n'abantu bose. Ibintu rero byitwa igikomere no kubitindamo cyane ni bimwe mu bintu bikwicira ubuzima, kandi wari ukwiye kubirenga ukaba munini kubiruta. Akaba rero ari cyo ngicyo navuga kuri iyo ndwara ijyanye n'urukundo. Ubwo kuwayimbajije, igice cya kabiri kizaza ari ubwiru bushamikiye kuri iyi ndwara. Hari inyandiko zindi utafa kubona ahabonetse hose nzagarukaho zijyanye n'iyi ndwara.
icyo kiganiro ndakibararikiye rwose.